N'abofisiye bakuru 48 barimo abapolisi babiri b'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga 17 nibo bahawe impamyabumenyi mu ishuri rikuru rya gisirikare riherereye i Nyakinama mu karere ka Musanze. Amasomo ajyanye n'umutekano afasha abo bofisiye bakuru mu gucunga umutekano, hakiyongeraho n'amasomo ya kaminuza abafasha kumenya umutekano icyo ari cyo, niyo mpamba bavuga ko bavanye muri iri shuri. Muri make icyo bidufasha ntabwo noneho ngo tugitekereza umutekano nko kujya ku mupaka tukarinda ibitero bishobora guturuka hanze cyangwa se mu gihugu ndani. Tugomba gufasha n'abaturage kubarinda inzara, gufasha abaturage mu bijyanye n'ubuvuzi, gufasha abaturage mu bijyanye no kurinda ibidukikije n'ibindi byinshi. Aya masomo yatugaragarije neza ibibazo bibangamiye umutekano muri iki gihe, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Rero nizeye ko ningera mu gihugu cyanjye nzakoresha neza ubumenyi nahawe. Muri rusange ibyumweru 46 nibyo abofisiye bakuru bamaze bahabwa amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare riherereye i Nyakinama. Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda yasabye abo barangije aya masomo kuzayakoresha mu bihugu byabo kuko bibategereje. Inyuma y'inshingano zikomeye mufite, muzirikane ko mugomba gukorera ibihugu byanyu ndetse n'ababituye mu budakemwa ndetse no mu bwubahane. Abayobozi mugomba kuba intangarugero mukimakaza umutekano ku buryo ibyo mukora byose biba bigamije icyiza. Kubw'ibyo rero ibihugu byanyu bibabonamo abaharanira amahoro. Usibye abarangije amasomo y'abofisiye bakuru, harimo n'abarangije 36 bahawe impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza itangwa na Kaminuza y'u Rwanda. Kuva muri 2012 ishuri rikuru rya gisirikare riherereye i Nyakinama ryashingwa, abagera kuri 466 nibo bamaze kuharangiza. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.